Amakuru ajyanye n'ubuhinzi mu Rwanda hatangijwe umushinga ugamije kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga aho hegitari zisaga 8,000 z'icyayi, ikawa, imboga n'imbuto zizahingwa imbuto nshya izindi zikavugururwa. Ibiro bizatuma ingano y'umusaruro ujya mu mahanga ngurushaho kwiyongera. Abahinzi n'abafite aho bahuriye no kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi bavuga ko bagihura n'imbogamizi zitandukanye zirimo ikibazo cyo kwangirika k'umusaruro ndetse no kubona amasoko ahagije. Nubwo duhingira amasoko cyane ku byoherezwa mu mahanga ni byiza, ariko hari igihe kijya kibaho ugasanga nk'aba exporter babonye byinshi bya bindi nubwo twaba dufite kontara, ariko rimwe na rimwe hakagira imisaruro myinshi ijya kuri local market. Iyo rero ya misaruro yacu tutayijyanye hanze yose, twarateguriye rya soko ryo kujyana hanze tukabigurisha ku isoko ry'imbere mu gihugu, isoko ry'imbere mu gihugu riracyafite ibibazo byo guhindagurika. Ejo usanga igiciro ari 200, ejo ari 100, ejo ari 300, ntabwo kigira igihe runaka. Dukeneye amahugurwa y'abahinzi bakanoza imihingire, bakatuzanira imbuto nziza zigezweho zishobora no guhangana n'ibihe, tukazamuka tukagera no mu gusarura, bakatwigishiriza abahinzi uburyo bwo gufata neza umusaruro, kuko hariho n'ababigiramo uruhare mu kwangirika mu transport, naho urahangirikira kubera ubumenyi bukeya abahinzi ahanini bagifite. Kimwe mu bibazo abahinzi bafite nibijyanye n'imyitwarire y'isoko, kubera ko bahinga batazi arinde uzabagurira, bituma rero baseta ibirenge mu gushora imari cyane cyane mu musaruro w'ubuhinzi, ndetse akaba n'uwo bahinga bakabura amasoko. Birumvikana ko no kubyohereza hanze y'igihugu nabyo biba bikibagoye. Mu mushinga w'imyaka 6 uzakorera mu turere 14 tunyuranye mu gihugu, biteganyijwe ko hegitari zisaga 4,000 zizasazurwa, izindi zigaterwaho imbuto nshya ya kawa. Hegitari 2,410 z'icyayi zo zizahingwaho icyayi gishya, naho hegitari 1,700 zihingwaho imboga n'imbuto. Umuyobozi w'imishinga mu kigo gishinzwe iyoherezwa mu mahanga ry'umusaruro ukomoka ku buhinzi muri NAEB, Eric Kabayiza, asobanura impamvu yo guhitamo utu turere. Utwo turere rero ibihingwa bizakorwa muri uyu mushinga bisanzwe byeramo, abahinzi barabimenyereye, ariko tugashaka gushyiraho izo ngufu kugira ngo tubihe umwihariko bizamuke kurushaho. Natanga nk'urugero nko ku makoperative y'icyayi, harazahabwa amamodoka bafasha kuvana umusaruro mu murima bakawugeza ku nganda. Harimo n'ibikoresho bindi bizafasha, n'urugero nko gutoranya ibyo bita grading machine zishobora gufasha gutoranya ibyoherezwa hanze kugira ngo bigende ku buryo bwujuje ubuziranenge. Ikindi kandi navugamo nuko uyu mushinga uzafasha n'aba exporters gushakisha amasoko. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri yizera ko igihe abahinzi uyu mushinga bawugize uwabo ngo bizatuma ingano y'ibyoherezwa mu mahanga izamuka. Ntabwo ari iby'umushinga ahubwo ni ibyabo. Iyo batangiye kuvuga ngo ibi biti biri guterwa n'ibya NAEB, izi voka ziterwa n'iza NAEB, niho biba byapfiriye. So turifuza ko ibintu bakorerwa bigira ibyabo kandi babibungabungiye ku buryo biramba. Umushinga uzagira n'imiryango 70,000, ariko abaturage bawurimo bagera kuri 150. U Rwanda rwinjiza miliyoni zigera kuri 800 z'amadolari mu mwaka akomotse ku kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ni mu gihe intego ari uko amafaranga rwinjiza nibura agera kuri miliyari y'amadolari mu gihe kiri imbere.